Umwaka wa 2025 ni umwaka urimo udushya tugiye dutandukanye. Ni umwaka abantu benshi bakunda filimi, icyo nzi cyo bazaryoherwa. Hagiye gusohokamo amafilimi menshi agiye atandukanye, ndetse izo filimi nyinshi muri zo ndakeka abantu benshi bazazireba bazazikunda. Uyu munsi baguteguriye filimi 10 za action cyangwa z'imirwano zizasohokamo no mwaka wa 2025 ziri ku rubuga rwa Netflix. Izi filimi ni filimi nziza cyane utagomba gucikwa, kuko zirimo umuteguro ugiye utandukanye. Mwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, twaba tukugezaho ibiganiro ku basitari baba bakinnye filime uba wakunze, tukakubwira filimi bakinnye ku buryo uteze byagufasha kuzireba. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwe n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire tureba zimwe muri filimi za action cyangwa filimi z'imirwano zigiye gusohoka muri uno mwaka wa 2025 zitegerejwe n'abantu benshi batagira ingano. Icyo ngusa no kujya ugumana natwe ubundi ukirebera ibi byiza byose. Reka twitangire no ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 tuhasanga filimi nziza cyane, filimi yitwa The Amateur. Iyi ni filimi itegerejwe n'abantu benshi muri uno mwaka w'igihumbi. Iyi ni filimi iri kuvugisha abantu muri uno mwaka wa 2025. Reka twikomereze ku mwanya wa 9, Warfare Coast. Iyi ngiyi akaba indi filimi itegerejwe n'abantu benshi, ikaba yagaragamo ibyamamare bigiye bitandukanye. Twakubwira nka Joseph Quinn ndetse na Noah Centineo. Ibi akaba ari ibyamamare bizagaragara muri ino filimi, murabazi cyane. Ku mwanya wa 8 tuhasanga filimi ikunzwe cyane, Minecraft Movie. Ku mwanya wa 7 Novocaine. Iyi ni filimi itegerejwe n'abantu benshi cyane. Ku mwanya wa 6 tuhasanga filimi nziza cyane, In the Rest of Run. Ku mwanya wa 5 tuhasanga filimi yitwa The George. Ku mwanya wa 4 tuhasanga filimi nziza cyane irimo ibyamamare, abakinnyi ba filimi Captain America. Ikaba yakinwe n'abagabo bakomeye nka Anthony Mackie, akaza umugabo witwa Harrison Ford, akaza uwitwa Liv Tyler, akaza n'uwitwa Rosa Salazar. Reka twikomeze ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 tuhasanga filimi nziza cyane, Love Heart Coast. Ikaba yakinwe n'umugabo ukunzwe cyane Daniel Wu ndetse na Ariana DeBose. Ku mwanya wa 2 tuhasanga filimi nziza cyane, filimi iteguye, Dogman. Reka twikomereze ku mwanya wa 1. Mbere uko ngera ku mwanya wa 1, icyo ngusaba ntabwo kigoye, rebana ndetse subscribe ukandeho ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Reka twikomereze na filimi ya action iri ku mwanya wa 1. Ku mwanya wa 1 hariho filimi nziza cyane, Flight Risk. Ikaba yarakinwe n'abagabo bakomeye nka Mark Wahlberg ndetse na Michelle Dockery. Izi ni zimwe muri filimi zitegerejwe, ndetse zimwe na zimwe zarasohotse muri uku kwezi kwa mbere muri uno mwaka wa 2025.
wibutse ko iyi channel yitwa Rukizo. Mpamagara Gustave niko nitwa. Wakoze kudukurikira. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibarinde.